mu mutima wanje yabura morite ujunamba kuwiteka Imana. Ibihe byisa wowe wahisemo gukurikira Unit Star TV ragushuje ndetse nguha ikaze mu gace gashya tugiye kujya tubagezaho indirimbo zatambutse muri weekend ishize. Hari indirimbo ziba zaragucitse, rero uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo zose ujye uzibona kuri Unit Star TV. Hanyuma rero abari mu mujyi wa Kigali ndabashuje, mwese abari mu ntara zitandukanye mu bihugu by'abaturanyi, aba diaspora muri rusange mwese ndabashuje ndetse ndabakunda cyane. Bayi ikaze rero muri aka gace mukurikire. Ishimye mu mutima wanje yabura morite kandi Uwiteka yarangiriye neza bingana bitya. Kanwa kanje ririmba indirimbo uhimbaza Imana, uri umuhamya wo kugira neza kwayo. Tugezeho igihe tumaze tukuva, ariko mbese turabukurikiza ntamubwire. Ese ntibwaciye inyuma y'amatwi yacu ngo twirengagize ibiburi Imana itanga buri gihe. Umukiza gifite imbaraga ikomeye, ibasha gukiza bose bababaye bakaruhuka.
kandi mwarimu nakwa batagize ngo rwose ubyumve mbese gutsindwa abandi batsinda uzasubiza iki ugeze imbere y'umwami w'abami wakuririye biranyobera mbese birashobera forumire abantu bakoresha bubaka iyo barimisha amaso yabo bayahera inyuma ngo niba abantu babona umuseke uri bugufi gutambika ni mu gicuku hagati abantu bashyizweyo ibyaremwe byose byiteze imana binishwa n'ibibera ku isi ihumure ry'isi riri bugufi mube maso izo nizo ndirimbo nabashije kugutegurira zasohotse muri weekend ishize rero mukomeze munogerwe na gahunda za Unity Star TV kandi dushimiye abantu mwese mukomeje gukora subscribe gukora like comment n'ibindi byose bitandukanye kugira ngo Unity Star TV ikomeze ijye mbere ndabashimiye mwese mukomeze rero kugira ibihe byiza mukomeze kuryoherwa na Unity Star TV.